Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi murimo bigiye bitandukanye nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa n'imyanzo yakomeje kugenda ifatirwa mu nama yatiranye ikomeza kugenda ishakira hamwe ku byateza imbere igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturarwanda. Ndagira ngo mbyukwitiribe ubwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda bikomeje kugenda byumvikana ko benshi mu bakomeje kugenda bagaragaza ikibazo cya mituweli gikomeje kugenda kiraza inshinga abanyarwanda, ndetse kandi bakomeza kugenda bagaragaza ko leta y'u Rwanda igomba kuba yagira uruhare rwayo igaragariza abaturarwanda. Bikaba bikomeje kugenda bigaragazwa ko byanga byakunda uyu mwaka turimo bishobora kuba byatangizwa buri muturarwanda akajya atangirwa 50% nawe akajya yitangirira 50%. Kubikomeza kugenda bigaragazwa na makuru akomeje kugenda atangazwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ukabona ko benshi bakomeza kugenda bibaza impamvu leta y'u Rwanda kugeza ubu itarabasha kuba yazana systeme ya service ya mituweli mu bwisungane mu kwivuza ikomeza kugenda igaragazwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubona ko abaminisitiri bakomeje kugenda bagaragaza ko byanga byakunda bigomba kuba byashyirwa mu bikorwa, bikaba mu by'ukuri byakorwa, dore ko abanyarwanda benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko impamvu badatanga mituweli ari uko basezanyijwe ariko nyuma yo bakaza kuba babeshywa. Ndagira ngo tuze kuba twarebera hamwe ku byakomeje kugera bitangazwa ku bwisungane mu kwivuza, ndaza kuba nakomoza ku iterambere mu gihugu cy'u Rwanda. Ubona ko urubyiruko rukomeza kugenda rugaragaza ko akazi mu gihugu cy'u Rwanda gakomeza kugenda kabura. Ibingi biraza kuba byakomozwa ku bikomeza kugera bitangazwa n'abaminisitiri bakomeza kugenda bagaragaza ko urubyiruko rugomba kuba rwakihangira imirimo. Ukabona ko mu by'ukuri leta y'u Rwanda ikomeza kugenda igaragaza iti ni muhange udushya mutugaragaze natwe nk'igihugu mu by'ukuri tubashe kuba twagaragaza uruhari. Ahangaha ndaza kuba naganira ku byakomeje kugera bitangazwa kuri creation mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se art bikomeza kugenda byumvikana ko ubugeni n'ubuhanzi mu gihugu cy'u Rwanda bushaka kuba bwatezwa imbere. Ukabona ko ababikora mu gihugu cy'u Rwanda bagomba kuba bagira umusaruro babikuramo ku byakomeje kugenda bigaragazwa no komeje kugenda bona. Minisitiri wa ICT mu gihugu cy'u Rwanda akomeza kugenda agaragaza ko bigomba kuba byakemuka uyu mwaka, abaturarwanda bakora art mu gihugu cy'u Rwanda bakongera kuba bakiteza imbere. Mu byakomeje kugenda bigaragazwa ndaza kuba nakomoza kubikomeza kugenda bigaragazwa ku mashuri. Ubona ko ikibazo cya minerval gikomeza kugenda gihangayikisha ababyeyi ndetse n'abanyeshuri bari kwiga, aho kandi bakomeza kugenda bagaragaza imbogamizi zo gusorwa mu mashuri mu gihe kandi basorwa mu by'ukuri babuze amafaranga yo kwishyura ku ishuri. Bikandi bigakomeza kugenda bigaragazwa uti niba umwana asohoye ku ishuri biraza kuba byatuma ubwenge busubira inyuma, kuko uraza kuba wasanga uyu mwana arasohowe ariko abandi bana basigaye mu byumba by'amashuri bari kwiga kandi aya masomo ari gutambuka. Wibuke neza ko ari gucika wa mwana wirukagwe ku ishuri bitewe nuko nyine adafite amafaranga yo kwishuri, dore ko benshi bakomeza kugenda bagaragaza ko impamvu badafite aya mafaranga ari amikoro make, bakomeza kugenda bagaragaza ko biterwa n'umuryango. Ibi ngibi ndaza kubona bikomozo ni ikibazo gikomeje kugenda kigaragazwa nesa ku ruhande rwo igakomeza kugenda igaragaza umwana utazabona 50% arimo kwiga agakora ikizamini ntakuremesheke, uyu mwana mu by'ukuri azajya asibizwa mu mwaka arimo kuba yakiga. Munesi iragaragaza uti nimba uri kwiga mu 6 primaire, mu 3 secondaire, mu 6 secondaire, biri kumvikana ko neza nimba utabonye 50% uzajya usibizwa mu mwaka mu by'ukuri uri kuba wakiga. Mugasanga n'imbogamizi komeza kugenda zigaragazwa. Ubwo namwe muraza kuba mwadureza ibitekerezo kuri iki kintu gikomeje kugenda kigaragazwa no mu gihugu cy'u Rwanda. Ubona ko benshi bakomeje kugenda bibaza impamvu mu by'ukuri uyu mwana asorwa mu ishuri kubera ko adafite amafaranga yo kwishyura, ugasanga mikoro ni make bitewe n'imiryango wenda aturukamo, ukaza kuba wasanga mu by'ukuri biraza kuba byarenganyizwa kuri uyu mwana ukomeza kugera mu by'ukuri ubura amafaranga yo kwishyura. Kuri ndi ushobora kuba wasanga ababyeyi batamwitaho cyangwa se akaba ari kwiga mu by'ukuri afite inzozi ashaka kuba yageraho, ariko ugasanga n'amafaranga yo kwishyura mu by'ukuri ntabwo yafite, ugasanga araza kuba yakirukanwa. Haraza kuba havamo yambogamizi nkomeza kugenda ngaragaza uti nesikagira uti ntabwo mu by'ukuri umwana utazabona 50% kuremesheke urimo kwiga mu 6 primaire, mu 3 secondaire, mu 6 secondaire, mu by'ukuri uyu mwana agomba kuba yasibizwa mu mwaka arimo kuba yakiga. Mu nyemere ibi ngibi nze kuba mu by'ukuri nabikomoza ku musozo w'iki kiganiro kugira ngo mbashe kuba nabibasobanurira gatanu, kandi tubashe kuba twarebese n'iki cyakorwa kugira ngo mu by'ukuri abana barimo kwiga bashe kuba mu by'ukuri bakiga neza nta nkomyi ibashe kuba yagaragazwa. Ariko kandi reka ndaza kuba nakibanda ku byakomeje kugenda bigaragazwa ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akomeje kugenda ugaragaza ko agamije guteza imbere abaturarwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ukomeza kugenda ubona ko u Rwanda rwakomeje kugera rwishimirwa mu mahanga ndetse no ku mugabane wa Afurika. Mu by'ukuri ndaza kuba navuga ko u Rwanda rukomeza kugenda rugaragaza amanota menshi cyane bitewe n'ibyakomeje kugenda bigaragazwa. Ndaza kuba naguhereza urugero mu gihugu cya Jamaica, u Rwanda rwohereje abasirikare bagera ku 1000 bagiye kuba basana ibyangijwe n'ibiza muri Jamaica. Ubona ko mu by'ukuri babikoze neza ndetse kandi baza kuba bacyura amanota mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu ubona ko bikomeza kugenda
kugenda bishimisha abanyarwanda benshi mu by'ukuri urabona ko batewe ishema no kuba bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda RDF zikomeje kugenda zikora ibikorwa by'indashyikirwa bikomeza kujya mu by'ukuri binazamura amanota mu gihugu cy'u Rwanda bikanatuma u Rwanda rukomeza kugera mu by'ukuri rujya on top ukabona ko ari ibintu bikomeza kugenda bigaragazwa neza. Yaboneka nshuti mukundwa, birashoboka ko aribwo bwa mbere wisanze kuri YouTube channel yacu, turagusaba gukanda subscribe kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho gatandukanye, kandi mwibutsa ko ahangaha ari wajya usanga ibiganiro byiza bikomeza kugenda bigaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda tugamije kuba twakubaka societe nyarwanda ku bikomeza kugenda bitangazwa byatuma umuturarwanda yiprodusha akiteza imbere ku bikomeza kugenda bitangazwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nkuko nakomeje kugenda babwira zimwe mu ngingo zigiye kuba zaranga amakuru yacu, tugiye kuba twakwibanda ku bwisungane mu kwivuza minite. Byumvikana ko mu by'ukuri mituweli mu gihugu cy'u Rwanda ikomeza kugenda iteza impaka, benshi bakomeza kugenda bibaza impamvu leta y'u Rwanda basezeranyije kuba igiye kuba yagabanyura mituweli ikabatangira 50% n'abakitangira 50%, ariko bagakomeza kugenda baheza amaso mu kirere bitewe nuko bikomeza kugenda byumvikana ko bidashyirwa mu bikorwa bikaba byahezwa mu nyandiko. Kuri akanya ni munye mu by'ukuri tubashe kuba twabikomoza, nyuma yaho ndaza kuba nakibanda kuri art cyangwa se kubikomeza kugenda bigaragazwa nk'ubugeni bukomeza kugenda bugaragazwa mu gihugu cy'u Rwanda, kandi bugateza imbogamizi n'urubyiruko rukomeza kugenda rugaragaza ko nubwo turi gukora art cyangwa se tukaba twakora udushya creativity ugasa kwa wasanga ntabwo mu by'ukuri turi kuba twabona umusoro nk'uko bigombwa, kuko uraza ko wasanga nta nyungu biri kuba byava mu by'ukuri mu byo dukomeza kugenda dukora. Nk'ubwo ndaza kuba nakibanda kuri izi ngingo cyane, izindi ndaza kuba naza nkomozo njijura ku bikomeza kugenda bivugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda n'amakuru abagezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda iwacu. Ndagira ngo byatangijwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2025 nibwo hatangije inama igamije kuba bareba ukuntu bateza imbere umunyarwanda. Biraza kuba byagaragazwa ko byakomeje kugira bitangazwa na ministeri, bagaragaza ko bagiye kuba bashaka uburyo batangira umuturarwanda 50% ku bwisungane mu kwivuza cyangwa se minite. Ukana ko benshi mu by'ukuri bakomeje kugenda bategereza ibi byemezo byakomeje kugenda bifatwa na ministeri, ugasanga mu by'ukuri ntabwo birabasha kuba byashyirwa mu bikorwa. Kuri akanya ndagira ngo tubashe kuba twareba ese ministeri irakomeza kugenda itangaza iki kuri ingingo yakomeje kugenda igaragaza kugeza ubu. Mu by'ukuri inama yateranye yakomeje kugenda igaragaza ko igamije kuba yareba ukuntu byakorwa abanyarwanda bakajya bishyurirwa 50% ku bwisungane mu kwivuza nabo bagatanga 50%. Ndahamya neza ko 100% umuturarwanda bazatangira 50% ntayabone mu by'ukuri aya mafaranga. Byumvikana ko azaba ari amafaranga make cyane, ubwo utayabonye waba ushaka kuba wagora inzego zawe cyangwa se igihugu cy'u Rwanda ushaka kuba wakigura. Kandi burya iyo umuntu agufashije mu by'ukuri akaba yakugabanyiriza amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, birumvikana ko aya mafaranga nimba yagabanyirijwe yajyane mu bindi bikorwa byaguteza imbere, kuko urasanga niba batangiraga umuryango w'abantu 35 cyangwa se abantu 10 mituweli, byumvikana ko aya mafaranga niba yagabanya byanga byakunda na amafaranga menshi cyane, nuyafata ukayasevinga ukawashyira mu bindi bikorwa, birumvikana ko azagufasha kwiprodisha akaba yanakuteza imbere. Rega kandi nubwo bikomeza kuyabyumvikana ko igihugu cy'u Rwanda gikomeza kuyagishakira abaturarwanda ineza no kuba bakiteza imbere, ntabwo mu by'ukuri kugabanya serivisi za leta bibavuze ngo aya mafaranga asigaye watangaga uzi ko wayica ubusa yanywa inzoga. Benshi birakomeza kugenda bagaragaza leta y'u Rwanda n'ubundi twitaho turaza kwa twafata tuyagene mu bidafite umumaro. Ibyo byose kandi mu by'ukuri biraza kuba byatuma leta y'u Rwanda ikomeza kugenda irakara. Nawe ubitekerezeho, umubyeyi agufashije mu by'ukuri yagufasha akabona impotimilitari kuba yaguha uri kuzica ubusa, biraza kuba mu by'ukuri byo mubabaza ubuta ntabwo azaza kuba yagufasha yishimye. Banyarwandakazi mu by'ukuri mukomeze kugenda mugira ibihe byiza ndetse kandi munogerwe n'ibyo muri kuba mwakora kugeza kuri akanya. Reka kandi nkomeze kugira mabwira ko ibikomeza kugenda bigaragazwa mu Rwanda muri art cyangwa se ubugeni n'ubuhanzi mu gihugu cy'u Rwanda byongeye kuba byagaragazwa ko hagiye kuba hazanwa cyangwa se hakarebwa ukuntu byajya bitanga umusaruro kuba bikoresha. Bakomeza kugenda bagaragaza ko nubwo barimo gukora art ndetse ubugeni n'ubuhanzi bikomeza kugira byumvikana ko nta nyungu bari kubikuramo nk'abanyi ibihangano. Bakomeza kugenda basaba leta y'u Rwanda kugira inyunganizi yagaragaza nk'uruhare rw'igihugu cy'u Rwanda. Reka ngushimire ko twabanye aha wageze ni ku RTV Rwanda. Ciao ciao.